ubundi iyo bavuze ubushita bw'inkende uhita wumva icyo bita mpox. M bivuze monkey, pox ni ubushita cyangwa se ubuheri buza ku mubiri. Mpox bwa mbere yagaragaye mu mwaka w'1958 mu gihugu cya Denmark. Abavumbuzi nibo baje kuvumbura mu nkende, ntago babusanze mu bantu. Ahubwo igitangaje nuko ikintu ngiye kubabwira nta hantu uzacyumva kuri radio, ntago bakunda kubivuga, abantu benshi nyine ntago bakunze kubivuga. Wakwibaza uti uramutse utabonye ubufasha bw'ibanze muri ako kanya niki wakwikorera wowe ubwawe, niki wakwifasha kugira ngo byibura wiyiteho kandi ugabanya amahirwe yo kuba icyo cyorezo cyaguhitana cyangwa se ngo kikuzahaza. Ikintu cya mbere ugomba gukora burya yes, reka nongere nizere ko nubundi umeze neza wowe udukurikira umunsi ku wundi ibice bitandukanye uherereyemo, yaba uri mu Rwanda rwacu, yaba uri mu bihugu by'abaturanyi, ariko by'umwihariko wowe udukurikira nawe uri mu bihugu bya kure, abantu badukurikira bari muri Amerika, za Canada n'ahandi hatandukanye, turabashimira cyane ko mugenda mubitwereka. Ejo bundi narabivuze nti hari abantu batwandikira bakadutera motivation bari muri biriya bihugu byo hanze, yaba Amerika ndetse na Canada, Australia, bose turababona cyane. Mu kiganiro cy'ubushize nkibivuga twabonye abandi bantu benshi batwandikiye, ariko nubundi badutera courage batubwira ko ibyo dukora tugomba gushyiramo akabaraga, ni by'agaciro cyane. Reka nkushimire cyane, ariko nkwibutse wowe tarakanda subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Manuka muri comment twandikire, kora like, kora share, ibiganiro byacu bibashe kugera kure. Ni umunsi ku wundi rero, nkuko tubivuga ibiganiro bihora ari byinshi, ariko uyu munsi ntabwo ndi ngiye nyine, noneho ndi kumwe na Torosi, ngira ngo abantu benshi mumaze kumumenyera, nubundi ni mu rugo, ikaze mu rugo nanone. Urakoze cyane umuyange rwose, cyangwa se entertainer. Ntabwo ari ubwa mbere nje kuri YouTube cana, abantu benshi barabizi. Nubundi brand yanjye ni Torosi Films, ni ibisanzwe. Yego, ni Torosi Films. Nubundi twakoranye ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi twongeye kwicarana. Uyu mugabo ni umwe mu bashakashatsi cyangwa se mu basesenguzi bamenya ibintu byinshi cyane bitandukanye. Kuri incuro ikintu cyatumye muzana nta kindi, wenda n'abantu badukurikiye tubanze tubamara amatsiko kandi tunakubite tubangura, kuko nta mwanya wo gutakaza. Uyu mugabo namuzanye ngo tuze kugaruka ku kintu kimaze iminsi, cyangwa se ku kintu kiri kumvikana mu bihugu bitandukanye ndetse n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo n'ubushita bw'inkende. Nuko nguko wabwumvise aho uherereye, byanga bikundiye nkuru hari uko wayumvise, ariko hari amakuru wabashije kumenya, ariko by'umwihariko hari ayo utanamenye, ari nayo wenda muri aka kanya tugiye kugerageza gukusanya. Sindi buce ku ruhande, turi buze gutinda muri byinshi, ahubwo Torosi, nyuma yuko tuguhaye ikaze, ndagira ngo wenda utangire utwinjirire cyangwa se utangire udusesengurire ku muntu wumvishe ubushita bw'inkende akumva n'ubwa mbere abwumvise, ariko noneho by'umwihariko akumva nta kintu abuziho. Uwo muntu n'iki wamubwira? Ubundi ubushita bw'inkende kuba bwumvise gutyo ngo bwageze mu gihugu cyacu, ubushita bw'inkende ni iki mu magambo make? Ubundi iyo bavuze ubushita bw'inkende uhita wumva icyo bita mpox. M bivuze monkey, pox ni ubushita cyangwa se ubuheri buza ku mubiri. Mpox bwa mbere yagaragaye mu mwaka w'1958 mu gihugu cya Denmark. Abavumbuzi nibo baje kuvumbura mu nkende, ntago babusanze mu bantu. Ahubwo igitangaje nuko utamenya uburyo bwambutse inyanza njango bigere mu 1970, aho bwaje gusangwa mu mwana w'imyaka 8 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano hirya mu baturanyi. Nibwo baje kubuvumbura ku munsi wa mbere. Noneho bigera muri 2013 nibwo bwaje kuba nk'icyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batangira kubumenya, ariko bwatangiye bufata abahanzi, nako abatinganyi, abasore babana nyine bahuje ibitsina, n'ababana bahuje ibitsina, n'abantu babana bahuje ibitsina, by'umwihariko abagabo. Nibo byaje gufata cyane. Ibyo bintu byaje gutuma icyorezo gikwirakwira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 2017 ndabyibuka, nabisomye kuri World Health Organization, na makuru nkesho urubuga rwa World Health, bivuga ko 2017 muri Nigeria naho cyatangiye kugaragara, ndetse n'abantu bakoraga ingendo batangira kujya hirya no hino ku isi. Noneho bigeze muri 2022 ubundi nibwo cyemezwa nk'icyorezo mpuzamahanga. Muri 2022 honyine
kimwe. Wari uzi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuganye abantu barenga ibihumbi 11, abantu ibihumbi 11 baje kuhasiga ubuzima. Ariko noneho ubwo ni imibare cyishe kugera muri 2022 kuva twakimenya. Yego. Noneho ubu tuvugana abantu bamaze kusuzumwa bakaba barasanze icyo cyorezo bagifite ku isi, ku rwego rw'isi ni ibihumbi 110 barengaho indi mibare mikeya. Ariko mu makuru nasomye mu gitondo avuga ko muri demokarasi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gufata abantu ibihumbi 11. Ariko mu kanya twari turimo gutangira dushomeka microphone naje kubona update nsanga bigera mu bihumbi 12 n'indi misago mikeya, banavuga ko cyageze mu Burundi. Mbese urumva atari ibibazo. Reka twigarukire wenda hano iwacu, hano mu gihugu cyacu n'ubundi naho haherutse kumvikana iyo nkuru, ngira ngo iri no gucicikana ko hano mu gihugu cyacu natwe ubwo bushita bw'inkende bwahageze. Ese kuri iyi saha bwo twebwe hano bumeze gute? Iyo mibare wari ugarutseho, ibyo bimenyetso mu Rwanda aho giteye gute icyo cyorezo, uko hari umuntu ushobora kuba yaracyumvise akumva ko igikuba cyacitse cyangwa se akumva ko ibintu byakaze, hano iwacu byo kuri iyi saha bimeze gute? Iki kibazo rero kugira ngo nkigusubize ndagira ngo mbanze mpere ku byiza bya internet. Burya internet ni ikintu cyiza gishobora kuduhereza amakuru mbere y'uko ikintu kiba. Ibaze ko hari abantu babiri bonyine bagaragaweho n'iki cyorezo. Ni umuntu umwe w'umudamu wari ufite imyaka 35 n'umugabo ufite imyaka 34, ariko bose bakoraga ingendo bambuka imipaka y'u Rwanda na Kongo bakora ubucuruzi umunsi ku munsi. Nabo bonyine bamaze kugaragara, n'ubu ngubu mu makuru nari maze kumva ari update. Apana bya yandi duheruka. Nayo baracyavuga ko ari abo babiri gusa, nta wundi wa gatatu urarengaho. Ariko kubera internet byarasakaye bigera mu bantu, twese tubasha kumenya ngo twabyirinda gute. Ahubwo se wowe urimo kutureba wamenye uburyo twabyirinda. Wenda tutaragira no kukirinda, wirinda ikintu wamenye ko uko kimeze, cyangwa se wamenye ko wafashwe nacyo, cyangwa se wamenye wafashwe nacyo. Nagira ngo wenda ubanze utubwire umuntu utasobanukiwe ibimenyetso, se umuntu wafashwe n'ubushita ni iki kimuranga, umuntu wibasiwe n'ubwo bushita arangwa n'iki, agaragara ate mu bigendanye n'ibimenyetso cyangwa se n'ibimuranga? Umuntu wafashwe n'ubushita rero ibimenyetso bishobora guhita bigaragara mu gihe kitarenze iminsi 4, ariko nanone bishobora guhita bigaragara muri ako kanya, bikaba byanazana nyuma y'iminsi 14, biterwa n'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Ariko umuntu cyafashe muri rusange atangira agira ku ruhu rwe hazaho ibyo bita ibyasha. Haza ibyasha ku ruhu, agatangira noneho bigabyimba, bikazamwa amashira, bikaba ibiheri, bikaryaryata ku buryo umuntu yumva nyine yakwishima, agashima uruhu. None ikintu gikurikiraho agira umuriro udasanzwe. Ikindi atangira kuribwa umutwe. Yamara kuribwa umutwe noneho agasabo k'imisenyi icyo bita rectum. Rectum na agasabo kabikira myanda ijya hariya hepfo, nako kagira urya kakabyimba. Ibyo ni ibigaragara inyuma, hakaba n'ibitagaragara inyuma. Ariko ibigaragara inyuma ni uko agira ibiheri, ashobora kugira byinshi cyangwa se akagira bikeya, biratandukanye. Kubera ko n'iki cyorezo nacyo kirimo ubwoko bubiri. Ntabwo ari ubwoko bumwe, n'ubwoko bubiri, ariko bwose bufitanye isano ya hafi. None bishobora gutandukana kubera umuntu n'undi n'ubudahangarwa bwe ku mubiri. Twagiye tubona ibyorezo bitandukanye, ubwo ndavuga hano iwacu ndetse no ku isi hose muri rusange, ariko hakaba bimwe mu byorezo, wenda reka tuvuge Covid, navuga ko ari cyo cyorezo giheruka gutigisa isi. Habayeho inkingo, humvikana inkingo ndetse n'ubwirinzi kibasha kuba cyacogora, reka bari ko mvuga. Yego. Ubwo bushita bwo bushobora gukingirwa, hari ibinini barabuvura bugakira. Bwo kubigendanye no kubwirinda cyangwa se no kubwivuza biteye gute? Urumva dushingiye ku makuru, iki cyorezo cyabonetse kera cyane, ntabwo kijeje bundi. Urumva niba cyarabuvumbuwe mu 1958, bakikibona mu mwaka w'1970, bikaba byaramenyekanye muri World Health Organization. Birumvikana ko bahise bashyiraho inzobere zigomba kugikurikirana. Iki cyorezo rero cyaje kuvumburirwa urukingo. Apana umuti. Nimvuga urukingo ubitandukanye n'iki n'umuti. Iyo haba hari umuti byari gukemuka bikoroha ku muntu akagifata nk'ibintu bisanzwe. Ariko nanone icyorezo impamvu kikakara, uzarebe na malaria ubwayo. Burya ntikaze cyane, ariko kubera ko imibu ibiri buri hantu hose gishobora kwica abantu benshi.
nubwo imiti hari n'urukingo rukaba ruhari byose, ariko gishobora guhitana abantu benshi. Bivuze rero ngo n'iki cyorezo gifite urukingo rurahari, ariko ntabwo gifite umuti nyirizina ukivura, uretse ko kukivura bavura ibyo bimenyetso. Bavura ibimenyetso, bavuga ngo niba ari ibiheri byaje turabikora, niba urwaye umutwe urimo kukurya baraguhereza paracetamol ikorohereza nturibwe. Ubwo niba bavura ibyo bimenyetso, uko bagenda babirwanya bagenda baca indwara indege, bagenda baca indwara intege bigakunda. Yego. Birumvikana ko ni icyorezo wenda nk'uko n'ubundi biri gutangazwa ko kiri gukomeza kurushaho kugenda gishakirwa ingamba mu kukirinda, ndetse hari n'ingamba zimwe na zimwe zatangiye gushyirwaho n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo gikomeze kuba cyakumirwa, cyere gusakara muri rubanda nyamwinshi, cyere gukomeza gukwirakwizwa. Ariko hari ubwo haza icyorezo ukumva bari kuvuga ko gikunze kwibasira abageze mu za bukuru, abana akaba ari bo gishobora kugiraho ingaruka cyane, cyangwa se abasanzwe bafite ubundi burwayi, ndetse by'umwihariko abasanzwe bafite umubiri ufite intege nke. Iki cyorezo nacyo byaba ari uko bimeze, nacyo gifite abantu kiri kugeraho kikabigirizaho nkana, cyangwa se cyo wenda uwo cyagezeho wese ingaruka ni zimwe. Nshingiye ku bijyanye na Covid, uribuka ko Covid yibasiraga cyane cyane abantu bakuze n'abafite imibiri ifite intege nke, ndavuga nk'abafite izindi ndwara wenda zisanzwe zitandukanye, kikaba zahaza cyane. Ntabwo bigiye kure y'ibyo ngibyo, ariko nanone harimo itandukaniro rikeya. Umuntu ufite intege nke birumvikana ko iyo ndwara yose yarwara ishobora kumukubita hasi, uramutse ushaje nuko, uramutse ufite izindi ndwara. Ariko nanone iki cyorezo cyo aho gitandukaniye na Covid, kiri kwibasira abantu by'umwihariko abatinganyi, cyangwa se abagabo babana bahuje ibitsina bakaba bakora imibonano mpuzabitsina ari abagabo. Icyo gihe kwandura biroroshye cyane, nibo kirimo kwibasira cyane, burya ni nabo batumye gikwirakwira byoroshye. Ariko nanone abandi bantu bashobora guhura n'ibyago ni abakora akazi ko kwicuruza, ubwo ni indaya. Bari abantu kuko bagenda baryamana n'abantu bagiye batandukanye. Byaje no kugaragara ko Minisiteri y'Ubuzima yabigaragaje ejo bundi ivuga ko n'umuntu wambaye agakingirizo burya ashobora kwanduza mugenzi we kiriya cyorezo, kandi yambaye agakingirizo. Mu by'ukuri nyine abantu bakora imibonano mpuzabitsina nk'akazi, abantu bakora imibonano mpuzabitsina ari abatinganyi nabo bahuje ibitsina, mbese abo bahuje ibitsina, ndetse n'abantu bakora akazi kajyanye no kuvura. Abantu bavura urumva bakora ku bantu benshi, abo nabo bari muri risike yo kuba bakwandura iki cyorezo. Abandi bantu bashobora kwandura iki cyorezo bari muri risike ni abantu batanga public service, bisaba ko begerana n'abantu cyane. Abo bantu baba bari muri risike nyinshi zo kucyandura. Ngira ngo birumvikana ko n'ubundi ibyorezo akenshi iyo bije usanga ubwirinzi uko byandura akenshi bikunze kuba bisa cyangwa se bifitanye isano. Yego. Ariko umuntu yakwibaza noneho utarandura, utarafatwa nacyo, ariko akaba ari iriya azi ko gihari, we ashobora gukora ikintu ubundi ngakomeze kukirinda ntikimugereho. Muri rusange rero kugira ngo wirinde iki cyorezo, ubundi nibuze uko tekinike twakoresheje twirinda Covid-19, n'ubundi ntabwo bigiye kure yabyo. Bisaba ngo umuntu akenshi yiyogere amazi n'isabune rwose buri gihe abikore, n'ibinashoboka kugendane ka hand sanitizer niba uri mu modoka. Urumva ushobora gukora ku kintu umuntu yakozeho yanduye yandwara, nubwo amahirwe yo kwandura ari make ariko arahari. Bivuze ngo ufite ka sanitizer buri mwanya wowe ukajya ugakoraho, ukisiga ku ntoki, ukisiga ku bice by'umubiri ubona wenda sanitizer itagira icyitwara, ariko bishobora kuba biri hanze ku buryo kubikoraho byoroshye, waba ukoze ikintu gikomeye cyane. Ikindi, kwirinda gusuhuzanya byaba muti, kuko kuza guhoberana ni byiza, ariko nanone mu gihe uri bubikuremo indwara ishobora gukwirakwira mu bawe, waba ubiretse. Yego. Ndumva ari bwo bw'ibanze bwo kuyirinda cyane, ahubwo keretse ubajije ngo umuntu wacyanduye we yarinda abandi ate. Ni ku kibazo nakisubiza. Oya, ni ku kibazo mu rwego rwo kugira ngo, urabona abantu bari kutureba, ibi ntabwo turi kubikora ku bwanjye nawe. Nibyo mvuze nyine ati kibaza, ariko nakisubize. Gisubize kibaza, ahubwo ugisubiza abadukurikiye. Yego, umuntu wabashije wenda kwandura niki yakwihutira? We uramutse wenda ugize n'uwo mwaku ukacyandura, ikintu cya mbere wakora, wagira icyumba cyawe bwite.
ikindi ukirinda ingendo nyinshi kugira ngo utanduza abawe. Ikindi ukirinda gukora ku bikoresho rusange, kwa kuntu umuntu afata igisokozo wenda mu nzu mushobora kugira igisokozo kimwe muri abantu 5 birashoboka. Icyo gisokozo ntago kiba kikiri mu byo ugomba gukoresha, wagakwiye kugira ibyawe ku buryo n'ugikoresha nta wundi muntu uri buze kugikoresha. Ikindi ushobora kwifasha no kugira ngo ufashe abandi, biba byiza mu gihe uri wenyine, mu gihe uri kumwe n'abantu byibura wifubika umubiri wose, nubwo wenda bitafasha mu bijyanye no kugira ngo ukire vuba, ariko byakurinda kwanduza abandi cyane. Ni Torosi turi kumwe rero, nkuko natangiye mbivuga, no umushakashatsi, no umusesenguzi, aba yacukumbuye by'umwihariko ni n'umucukumbuzi, kugira ngo abashe kutugezaho byinshi cyane bigendanye wenda n'iki cyorezo. Ntago musanzwe muzi ko dukunda kubagezaho wenda inkuru z'ubuzima, ariko iyo ikintu kiri kuvugwa kandi tukabona ko hari umusanzu wacu mu kugira ngo tugira abo turokora cyangwa se tugira abo tumenyesha uko bakwitwara, nta cyatuma tutagikora. Akaba ari iyo mpamvu n'ubundi twari twateguye iki kiganiro ngo ubashe kugira icyo umenya ku bigendanye n'ubu bushita bw'inkende. Ariko nakwibaza n'utuye tumenyetso wenda twibanze umuntu uri yahadukurikiriye mu bice bitandukanye, yaba no mu bice by'ibyaro, ashobora kumva cyangwa se dushobora kumwataka, usibye kuba wenda yazana biriya byimba ku mubiri, reka bari ko mbyita. Hari utundi tumenyetso wenda dushobora kuba twaza akaba yatangira kubikeka, wenda akaba yahita yihutira kugana abavuzi. Hari utundi nuvuga ngo urabizi neza ko hari icyo bita chicken pox, aribwo bita ubushita muri rusange busanzwe. Iyo bavuze chicken ni umushwi w'inkoko, n'ubushita buturuka ku nkoko. Ubwo ngubwo kubera ko bwabonewe urukingo, buri mwana wese uvutse burya urwo rukingo bararumuhereza. Niyo mpamvu usanga urwo rukingo rwarahagaze, uretse ko ubwo bushita bwigeze kwica abantu benshi mu bihugu by'Uburayi babarirwa muri za miliyoni. Urumva n'uburyo bwo kuburwanya bwaherewe kera kandi burakunda bugerwaho. Ubwo rero abantu benshi bashobora kubwitiranya n'iyo bita mpox. Iyi ngiyi ariyo turimo kuvugaho uyu munsi yaduhagurukije ngo dukore iki kiganiro. Gusa ibimenyetso usanga bijya kumera kimwe, uretse ko umuntu aramutse yumva umugongo urimo kumurya, akumva umutwe umurya, akumva umubiri we wacitse intege, ikindi akumva ari kubira ibyuya cyane, akumva nanone kwishimagura umubiri wose biri kuza, nyira akagira uburyaryate bwo kwishimagura umubiri wose. Ibyo bintu ashobora gukeka ko ari byo, akatangira kwirinda. Byaba byiza akihutira kwa muganga. Ndetse ikindi nanamugiraho inama mu gihe ari kumva bimeze utyo, harimo n'umutwe, kurya wenda ka paracetamol, arangiza akoga amazi ashyushye. Ibyo bintu byamufasha ku buryo wenda amenya ibyo ari byo. Yes, rero by'umwihariko reka twere no kubitindaho, ariko icyari kigamijwe ni iki ngiki. Cyari kigamijwe iki kiganiro byari kugira ngo wenda ubashe kuba wamenya ese ubundi iki cyorezo cyaje gute, gifata gute, ese ushobora kukirinda gute, ese bwo kigira izihe ngaruka, ese gica mu zihe nzira kugira ngo kibe ube wacyandura. Ngira ngo nibyo twagarutseho, wenda nawe ushobora kuba wumvishe ukabasha kuba ubimenye. Ushobora kuba hari andi makuru wenda ufite kuri iki cyorezo, ushobora kutwandikira muri comment. Nimero yacu iriho, nabwo watwandikira. Ariko by'umwihariko mbere ko dusoza, Torosi umuvandimwe tumushimire nawe kuba yaje kugira ngo atusangize amakuru amwe namwe yerekeye kuri iki cyorezo. Ariko umuntu yakwibaza, ese tugana ku musozo, ndagira ngo usubize akabazo kamwe, niba nawe hari icyo wumva utavuze nacyo uze kukigarukaho. Ariko umuntu yakwibaza, iki cyorezo cy'ubushita kiri kuca ibintu mu bice bitandukanye, ndetse harimo y'igihugu cyacu ko cyamaze kuhagera, gishobora kuba cyavutse umuntu ubuzima, cyakwica? Nibyo wabivuze neza. Iki cyorezo gishobora kukwica, kuko nkurikije imibare ya OMS, ni Organisation Mondiale de la Santé, kiragaragaza ko hari abantu barenga 400 bamaze gupfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva niba hari abapfuye, ni ikimenyetso cy'uko iki cyorezo gishobora guhitana ubuzima bw'umuntu. Yego. Sinzi niba rero hari icyo waba utabwiye abantu, cyangwa se wumva hari icyo wakabwiye abantu kubigendanye n'iki cyorezo cy'ubushita, nacyo ukaba wakibagezaho, ubundi tukagushimira tukagana ku musozo. Urakoze cyane Umuyanga Entertainer. Nkurikije nanone uburyo ibi bintu twe tubikora tucukumbura amakuru y'ingenzi, ndetse tukareba n'ibyagirira umumaro society idukurikira. Ari nayo mpamvu tuba dushishikariza abantu gukora subscribe kugira ngo bajye bamenya amakuru atariho ivumbi. Ikintu ngiye kubabwira nta hantu uzacyumva
kuri radio ntago bakunda kubivuga, abantu benshi nyine ntago bakunze kubivuga. Wakwibaza uti uramutse utabonye ubufasha bw'ibanze muri ako kanya niki wakwikorera wowe ubwawe, niki wakwifasha kugira ngo byibura wiyiteho kandi ugabanya amahirwe yo kuba icyo cyorezo cyaguhitana cyangwa se ngo kikuzahaza. Ikintu cya mbere ugomba gukora burya biba byiza iyo woza amazi ashyushye adatwika ariko ashyushye byibura. Ikindi ayo mazi ukaba wanashyiramo akunyu gakeya cyangwa se ukaba wahanagura ibikomere by'ibyo biheri ukoresheje ushyizemo akunyu gakeya ukaba wahanagura ibyo bikomere. Ni ibintu nagiye nshakisha nsanga ibitangazamakuru byinshi bibihurizaho, kandi ni ibintu biri scientifically proven, byemejwe n'abascientifique nyine bakizanye. Ni inama ndimo gutanga ntabwo ari itegeko. Ikindi ushobora gukora ngo kuba wafata kwirinda gutwikira umubiri mu gihe uri wenyine urwaye iki cyorezo, ukaba ahantu hari akayaga kugira ngo na bya bikomere byumuke. Iyo byumutse bituma nyine ubasha gukira vuba. Ikindi hari icyo bita stress. Buriya stress ishobora gutuma indwara ikuzahaza kandi itari kukuzahaza. Hari icyo bita peace of mind cyangwa se kwiyakira no kwimahoroniza. Bivugwa ko niyo wishimye umubiri wawe cyangwa abasirikare b'umubiri bakora cyane kurushaho. Bivuze ngo iki cyorezo nubwo uba wakibonye ni ibintu bishira, ni ibintu biza bikarangira. Wewe niba cyakugezeho bakanakubwira ngo cyakugezeho, guhangayika ni ukwirwanya, ahubwo gutuza wowe ukavuga utereka ntegereze gushaka kw'Imana gukorwe, ukishyira mu mutuzo. Ni umuti wa mbere mwiza wo kugira ngo ukire vuba. Ndumva ari icyo kintu nakongeraho Muyange. Urakoze cyane. Yego, ngira ngo rero naha tunasoreje ikiganiro nkuko nari nakomeje kubigarukaho, ariko wowe wari udukurikiye mu bice bitandukanye n'ubundi uko ntangira nkushimira ni nako nsoza nkushimira. Wewe wamaze kutwizera ukaba warakanze subscribe, ni by'agaciro cyane, ariko nkongera no kwibutsa wowe utarakanda subscribe kanda subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Ibiganiro byacu nakagarukanye nitwa Muyange Jean Baptiste cyangwa se unyite Muyange Entertainer n'andi menshi agiye atandukanye tuziranyeho, ariko reka nkubwire ngo komeza ubane natwe umunsi ku wundi. Wenda ikintu nawe rukongeraho cyanyuma Muyange aransize mu kiganiro, ariko nagira ngo mbabwire dore ibibona ni Torosi Films ni YouTube channel ushobora kunsangaho nanjye ubwanjye, sibyo? Jyaho ukande subscribe ubundi ujye ubona bucukumbuzi nk'ubu ngubu. Murakoze cyane, iminota bampaye irarangiye. Bye.